P-Network iracyari iya mbere muri mining. Amafaranga yo kuri interinete aribwa n'uwarambije, wicaye akarambya, uwarambiwe yaratashye atakibarizwa muri mining. Iki kintu tugishyireho umucyo. Nta muzungu, nta mwirabura, nta munyarwanda waguha amafaranga utayakoreye. Wuzuza ibisabwa byose ukabyuzuza ukabishyira ku murongo ugahabwa amafaranga. Ese impamvu ki aya mafaranga bayita ay'ubuntu? Kuri interinete amafaranga ariho yuzuyeho. Reka mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza aho mugiye muherereye mu bice bigiye bitandukanye, impande n'impande, bakunzi bambarusha mining TV. Rero nk'uko mubibona nk'ibisanzwe, iyi ni ya proje yacu, ni wa mushinga wa P-Network. Nababwiye ko igihe cyose tubonye amakuru ari gutrendinga kuri P-Network cyangwa amakuru yose ari kuvuga kuri iyi proje yacu ya P-Network, dukora ibishoboka byose ayo makuru tukayakusanya, tukayegeranya, tukayabagerezaho mu bantu ba mbere mukayamenyera ku gihe. Nk'uko mpora mbibabwiraho kuri Mbarusha Mining TV, gahunda dufite nuko tugomba kugera kuri Open Mainnet turi smart, dusobanukiwe neza iyi proje, kandi nabijeje neza ko nta muntu n'umwe wadukurikiye cyangwa nta muntu n'umwe ukurikira update zinyura kuri Mbarusha Mining TV account yiwe ishobora kuzahura n'ikibazo cyangwa ishobora kuzagira ikibazo. Ubwo inagize ikibazo nubwo nta nubwo tubyifuriza, ubwo byaba ari uburangare bwawe. Kugira ujye ukurikira updates, amakuru yose anyura kuri Mbarusha Mining TV nk'uko mpora mbibasaba buri munsi, ni ukuba waramaze gukanda subscribe ugafungura inzogera, kugira igihe cyose Mbarusha Mining TV ya-uploadinze video, igihe cyose tuza gushyira video kuri YouTube, iyo video uze kwibonera mu bantu ba mbere. Nimba ari ibyo gukemura, uze kubikemura mu bantu ba mbere. Nimba ari amakuru, uze kuyamenyera mu bantu ba mbere. Niyo mpamvu tubwira ngo kanda subscribe, ufungure inzogera hano kuri Mbarusha Mining TV, amakuru yacu atazajya ahora agira ute agucaho cyangwa agucika. Nanabashimire cyane uruhare, urukundo muri kugaragaza kuri channel yacu mukanda subscribe. Ubu ngubu turi hafi kuzuza 14,000. Mukomeze mukande subscribe twiyongere. Rero nagiye nkunda kubona amakuru bitewe na update yatambutse ejo itanzwe na core team ya P-Network. Bamwe bavuga ati iyi proje ya P-Network nayo itubereye scam, itubereye igihuha, nta kigenda. Hari n'abagiye bandika mu makomenti y'ama YouTube nuko nanze kwirirwa nyazana hanga kuri screen za video zacu ati ngewe ibintu mbivuyemo, ntabwo nzongera no kumayininga. Ukagira ngo ahangaha impamvu mba nkoze video, nutamayininga ntabwo uraba uhimye umuzungu, ntabwo uraba uhimye abantu mubara muri groupe, ntabwo uraba uhimye, ahubwo uraza kuba wihemukiye. Komeza mining. Ariyo mpamvu nabwiye ngo amafaranga yo kuri internet wicara ubizi neza, amafaranga ya mining zose wenda ntabwo nje kugereranya P-Network n'izi mining zose, yaba izi mining zibera kuri za Telegram, yaba mining zisanzwe, uramayininga ugakurikiza ibisabwa byose. Byibuze na P-Network nta network fees badusaba, nta kondisiyo zigoye badusaba. Izindi mining bo basaba n'amakondisiyo agoye ari hejuru, ku buryo yaza kugusaba no gushyiramo n'amafaranga utanayafite ko ukayashaka ukanayashyiramo, yajya no ku isoko namwe washyizemo ntube wagira ute wayabona. Narababwiye ngo P-Network ni impano, ni amahirwe twahawe n'Imana. Narababwiye ibi bintu ni impano twiherewe n'Imana, ni amahirwe, ni umugisha twagize. Ubundi ntabwo twari tukwiye cyangwa ntabwo twagombaga kuba tumayininga P-Network cyangwa tubarizwa muri umushinga wa P-Network, ariko kubera amahirwe ubu ngubu turayimayininga bigakunda. Bitandukanye na ziriya mining ziba zifite imbaraga ziri hejuru. Kuzimayininga ntabwo biba bikunda muri ibihugu byacu cyangwa kuri twebwe. Amakuru tuyamenya yaragiye ku isoko, kibaza ahantu yamayiningiwe. Nagiye nkunda kubabwira kenshi, ubundi izi mining ziba zifite imbaraga cyangwa ziba zifite ibiciro biri hejuru, akenshi zimayiningwa n'amarobot, ntabwo zimayiningwa n'abantu. Zimayiningwa n'amarobot ya ba nyiri umushinga, bakashyira muri systeme zikayamayininga. Cyo ugasanga mining ikomeye nka za Bitcoin nk'uko zagiye zimayiningirwa kuri za computer cyangwa za mashini,
ugasanga ni uko nguko biba bigiye bigize ute byifashe. Iyi P-Network rero nyabuneka nabwira ngo wirambirwa, wicika intege, aya mafaranga yo kuri interinete aribwa n'umuntu wicaye akarambya. Uricara ukarambya rwose, ukarambya. Wa wundi udashaka kwicara ngo arambye, cyangwa undi urambirwa vuba, cyangwa undi udashobora kwihangana. Ari nka mining mfite muri telefone, mininze imyaka 2 n'igice, imyaka hafi 3, nta makuru na make ndayibona, ariko ntegereje neza ko hari ikintu kizagira ute kizayivugwaho. Ubwo rero wa wundi mining kwezi kumwe, amezi 2, ibyumweru 2 agahita bivamo, ariko na kenshi biterwa n'abantu babahereza amakuru. Ari igihe umuntu akwizeza ibintu cyangwa ugatinjira muri ibi bintu, nyuma y'amezi 2 cyangwa nyuma y'icyumweru kimwe ngo uraza kubonamo amafaranga, mu by'ukuri utabibonye utangira kugiraho ikibazo. Ariko ndagira nkubwire ngo abantu mudukurikira kuri Mbarusha Mining TV cyangwa abantu tubana buri munsi mu magurupe yacu, mining bisaba kwihangana. Mining bisaba kwihangana, bisaba guhozaho. Ntabwo ari ibintu uzazamo uyu munsi ngo uhite ngo ubona amafaranga. Cyakora ushobora kugira umugisha cyangwa ushobora kugira amahirwe ukayinjiramo iri ku musozo, nk'uko uyu munsi wa none abantu bari kwinjira muri iyi projet ya P-Network. Muzi ko turi kugera ku musozo, turi gusatira umusozo w'umushinga twegera kuri Open Mainnet. Nk'umuntu wayijoyininze 2019 2020, niwe wakubwira amateka cyangwa amakuru. 2020 harageraga tukifata ku kana no twaza steno iyi projet byayo bimeze gute. 2022 hagera nanone tukibaza ati se amafaranga tuzayarya cyane tuzayarya. None uyijoyininze ejo bundi nta n'amezi 2 uramara, nta n'umwaka uramaramo, kuba team itanze update ivuga ko bongereye iminsi cyangwa batanze mandi mahirwe, wowe hise wandika comment ati ibi bintu mbivuyemo, nta kigenda, barabeshya, ukirengagiza ko nta n'amafaranga, nta n'igiceri cy'icumi urigera ushyiramo cyangwa barigera bagusaba muri iyi projet ya P-Network ngo ushoremo ngo cyangwa oya depositingemo, just uracyakora mining gusa. Nyabuneka abantu mumeze gutyo mwikubita agashyi mwisubireho, nta mining nimwe uzigera ukora, nimwe wazigera ushobora utihangana. Mpora mbibabwira mu bantu tubana buri munsi mu magurupe, mining iyo ariyo yose bisaba kwihangana. Utihangana nta n'igiceri cy'icumi ushobora gukuramo. Ibintu wenda tujye tugira ute tubishyiraho umucyo. Nk'uko nababwiye, nta muzungu, nta mwirabura, nta munyarwanda waguhereza amafaranga yiwe utayakoreye cyangwa utayavunikiye. Hano muri izi mining kugira uhabwe amafaranga, icyambere ni uko ukora mining ukayikora neza, igihe kikagera bakaguhereza kuzuza KYC. KYC ni imyirondoro yawe ikuranga. Iyo utabikoze abandi bakabikora, babandi babikoze nibo bahabwa amafaranga. Nimba araho bageze basaba ama network fees, iyo ufite uburyo urayishyura. Ariko hano muri projet ya P-Network ni umwihariko, niyo mpamvu natangiye mbabwira ngo kugeza uyu munsi wa none P-Network iracyari on top, iracyari ku isonga, irihariye. Nta bintu by'uduskamu tuyibonamo cyangwa nta bintu by'amaskamu igira. Nubwo bamwe na bamwe usanga bari kuvuga ati ngo iyi projet ngo ni skamu, ngo nta kigenda, ngo dutegereze Open Mainnet muri 2030, ngo muri 2025, ngo undi mwaka. None se wenda uretse ko aya magambo yose yavuye kwa kura kwezi kwa team yongere kuri P-Network, muzi ko yari yaravuze ko igihe cya migration kizarangira ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12. Ariko baravuze uku kwezi kose kwa 12 n'ubundi wakihera amahirwe abantu bakiri kuzuza KYC, n'ubundi bagaprolonga bagafatiraho, aho kugira tuzibatwikire cyangwa tubambure amakonti ya amapayi yabo bamayininze, waprolonga n'ubundi akongeramo kuno kwezi. We ntubibonemo nk'amahirwe cyangwa izindi nyungu ku bapayiniya cyangwa no kugera ku ntego za Open Mainnet, ahubwo ugahita uvuga ati ibi bintu mbivuyemo, ibi bintu ni skamu, ni ukubeshya, nta mafaranga, ntaki. Nyabuneka aka kantu nongere ngasubiremo, gukora mining bisaba kwihangana. Utihangana
nta n'igiceri cy'icumi ushobora gukura muri za mining. Ibi bintu mbishyireho umucyo, mbibabwiye hakiri kare. Wenda nimba uri mushyashya, nimba warinjiye muri iyi projet ya Pi Network bakubwira ngo injiramo ngo uraza guhita ubona amafaranga, yego unagize amahirwe winjiyemo iki gihe turi gusoza. Ubuse yuza kwinjiramo nka 2019 cyangwa 2020 wari kumayininga n'amezi 5 cyangwa umwaka. Wenda aho hantu muze kunsubiza muri comment, mumbwire tuyu muntu rwose nawe arihangana cyangwa nta kwihangana afite, cyangwa bagenzi bawe bakwihanganishe muri comment. Ariko ndababwira ngo iyi projet ya Pi Network yamaze kuba successful, iduhereza icyizere cya 97% cyuko yamaze kugira ute, yamaze kuba successful. Nkuko nabibabwiye, nta muzungu, nta mwirabura, nta munyarwanda waguhereza amafaranga y'ubuntu utagize ute, utayakoreye. Ahangaha ukora mining, nimba ari byo bagusabye kuzuza ukabyuzuza, warangiza kubyuzuza nibwo ujya wahabwa amafaranga. Ese impamvu bavuga ngo aya ni amafaranga y'ubuntu waba uyizi? Aya ntabwo ari amafaranga y'ubuntu, n'uzabikubwira azaba akubeshye. Impamvu ni iyi ngiyi, ijambo rivuga ngo time is money. Waba urizi? Igihe ni amafaranga. Nuvuga ngo umwanya wawe uta, ziriya mega zawe uta ujya kugura amayinite ku mu agent akaguhereza, ukamuhereza amafaranga akaguhereza amayinite, ukagura bando, ukajya kuri internet wenda ukamayininga. Wowe yubonye amafaranga ubuzi ngo nayubuntu, ariko just watakaje umwanya wawe, watanze amafaranga ugura internet, ukoresha ubwenge bwawe, wewe warangiza ugati ngo ni amafaranga y'ubuntu. Never iki kintu muzakikuremo, ntabwo ari amafaranga y'ubuntu, ni amafaranga ukorera. Aka ni akazi nk'uko wajya mu biro ukicara kuri mashini ugatayipinga, ukuzuza data cyangwa ukuzuza ibisabwa ibyangombwa byose, ukwezi kwagera ukazagira ute, ukazahembwa. Aya mafaranga yo kuri internet ntabwo ari amafaranga y'ubuntu. Ari amafaranga y'ubuntu abantu bose bajya bazo bagahita ko bagira ute, bayabona. Aya ni amafaranga ujya kuri internet, cyangwa ni amafaranga ukoresha ubwenge bwawe ebana bugashyuha kabisa, ukayakorera ukayinjiza. Ibyo bwa ngo ni amafaranga y'ubuntu, never. Ibyo bintu bigomba gucika mu bantu. Ntabwo ari amafaranga y'ubuntu, aya ni amafaranga ukorera ukayinjiza. Turi gusoza rero, mbashimire cyane uruhare, urukundo muri kugaragaza kuri Mbarusha Mining TV, mukanda subscribe, mufungura inzogera, musharinga ibiganiro byacu kuri bagenzi banyu no mu yandi magroupe. Mukomerezaho, ndabakunda cyane. Ciao.